noneho barufunguwe uri kumwe na Preskid ufungure amakuru nabwo nshaka kumenya hagije se Jado ni Jado wafunzwe cyangwa wafunzwe ngimpangaye Viateur ngimpangaye mu ndangamuntu yawe iyo manga wayizanye iyo aha ture ko handitseho Jado uretse gato na twa Jado Yes nanye ngusuza kandi nizere komeze neza aho uri hose mu cye bigiye bitandukanye urasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Cheke Cho isi akamenya zitina n'abana ukina n'abanyina assalamu alaikum dusuratandukanye mu cye bigiye bitandukanye twagusiza ibyo twasenye twaje gutanga isanamitima ku badukujya ngo ramuge subscribe cyane na comment nezera ko abakunzi banje cyangwa abakiriya banje mwese mumeze neza ariko nizere ko muri hose mutuje kandi mutunganiwe abarwaye Imana bababarire ibagire neza kandi nyamuna ikintu cyame no kwizera mu witeka ubundi ibintu byose bikagenda neza meze mute abarundi diaspora mwese hano bose muri Oman muri Saudi Arabia mwese umeze ute Pastor Jado umukozi w'Imana salama papa wanje nari maze iminsi myinshi nakubona ariko nagira ubuntu bwo kukubona no munsi sha mwana nari mari ahubwo nuko nyene hari ukuntu umuntu barimo arakata no mutundi tuntu yego ariko urabona ko meze neza ni Pastor Jado muramuzi muri byinshi tumeranye iminsi myinshi muri no mihanda tumaze imyaka myinshi kabisa ni kujya dusaza ku muntu uzi story ya Keza na Yaka aramuzi ku muntu uzi boro nyinshi Pastor Jado muramuzi yabaye umunyamakuru nimba byarahereye simbizi nabaye imbihagaritse mane hari ukuntu umuntu afite utundi tuntu arimo ibintu byabyishe nyine bimuka tubishyira ku ruhande ariko muri iyi minsi hari ahantu ngiye gukorera tu ariko ngo abantu benshi baje biyitirira umwuga w'itangazamakuru atari nabo baje biyitirira bamwe ntibazi no kuvuga ntibazi no kubaza ntibazi n'iki ntibazi sitasiyo zitandukanye aba bantu bavuga iki Pastor Jado no kuvuga ngo buriya bitewe n'ikintu kiriho hari abantu baba bashaka kujyana nacyo kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe gishobora kudakorwa hari umuntu ushobora gukora ikintu ugasanga nta mpano yacyo afite kuko akora ibintu bibiri ushobora kubikora ku bw'ubumenyi wakuye mu ishuri ushobora no kubikora ku bw'ubumenyi wakuye ku muhanda nk'uko uri kubivuga ubwo rero hari umuntu uza wenyine akumva nyine wenda ushobora gukora interview runaka ugakoresha umuntu runaka akumva ko ari ibintu bisanzwe ariko ari ibintu bifite aho bivu ubwo rero ndizera neza ko umuntu wari wese waje abyiyitirira atabishoboye ndizera neza yuko abasigaye ni bake abandi bose baragiye barirashe wa mugari muri za ndimi z'iki gihe Pastor Jado tugiye kuganira ku bintu bibiri byonyine hari amakuru arimo aravugwa muri ino minsi tugaruke kuri Bavo wahawe imodoka hari n'andi makuru adusanga kuri ino mihanda ngo burya umugabo we arakubitwa ngo bwacya mu gitondo ngo kabona ngo batangiye guseka ngo bameze neza ayo makuru uyazi njyewe sinzi ikintu nabivugaho ndizera neza yuko nta muntu utabaza abo ngabo uwo ari we wese arabazi iyo urebye filime Impanga ntabwo wayoberwa uwo mudamu n'umugabo we so ubwo rero ndizera neza ko kuvuga ngo wenda arakubitwa bwacya wenda umugabo ni ukubitwa ndizera ko uyu munsi wa none wenda bajya kubana umugabo niwe wari ufite amafaranga ariko uyu munsi wa none umugore afite amafaranga bishaka kuvuga ko ngiye mugabo nimba nshatse umugore wanjye nta mafaranga mfite nako mfite amafaranga yazasha umugore akayabona bivuze ko Fatuma ajya mpondagura hoya uzi ikintu bivuze se ikintu bivuze buriya man kuba umusitari ntabwo ari ibintu byoroshye kuba umusitari ntabwo ari ibintu byoroshye cyane ko iyo umuntu akurushije izina byange bikunda ashobora kukuyobora mu buryo bugiye butandukanye nta zina yamurusha mu buriri tureke izina ry'ubusitari no kwamamara rega kuvuga ngo nazina kuvuga ngo nazina none se kuvuga ngo nazina yamurusha mu buriri uragira ngo uriya aramutse ashatse abandi bakora nibirenze ibyo uri yakora mu buriri yababura nese bivuze ko wenda byo bitakorwa uyu munsi wa none igifite agaciro ni icyo ufite hanze kubera ko ibyo ngibyo byo none se tuvugisha ukuri uyu munsi wa none hari abadamu b'abastari benshi sibyo uyu munsi wa none ashobora kuba afite umugabo ariko akaba afite nabandi ari byo byabindi ngo Kigali bushe yes ubwo rero uyu munsi wa none papa w'umwana cyangwa papa w'abana cyangwa uwagusabye urajya ngo sibyo bigezweho ibyo ntabwo bikivugwa bro
ubu ngubu ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none umukobwa niyo mwarabyaranye gatatu arakubwira ati ibyo nta kintu bivuze genda. Iyo ni inkuru ishaje. Iyo ni inkuru ishaje, ibyo byo ntabwo ngo nateye ngo inda umukobwa ngo ubwo ngo nwitiye umwana ibikize. Agahita kuba ati nundi se ntiyahita. Ubu se ntabwo hari n'indi nkuru yigeze kuvugwa numva ku munyamakuru umwe runaka. Wabivuze se ubundi. Urajya ku munyamakuru kandi ibyo ushaka kuvuga. Bavuze ko natenda muhozo akaganga. Ni urugero nshaka gutanga. Oya bivuge yewe. Aha reka tuvuge ibiriho. Bavuze ko ari wowe wabyaranye na Muhozi. Aba ariyo makuru yarari hanze. Abantu baravuga inkuru iragira rangi. Yes, ariko uyu munsi wa none abana amakuru bafite benshi. Ariko kaganga arafunzwe, ngafungiwe muri Kenya. Reka da. Niyo makuru mu ndumva. Imana imworohereze. Erega amahanga arahanda. Arega bara batipe bajya kugenda nge narabibabwiye. Se yamushutse. Namushutse gute? Sunzanye muri biriya nahita nkuzana. Uriya mutsoya. Umuhungu namushutse gute? Yansize mu Rwanda umva kaganga kuntu byagenze ubwo. Aho byatangiye. Reka ngo story ye. Nje kaganga ajya kugurisha ibintu byose. Narabimubwiye. Ahantu yagiye kurara akahamara iminsi 3 mbere yuko agenda mu marura. Muri rogi tutavugereye kwa mutwe. Amafaranga atanga amafaranga. Yagiye amafaranga yarasigaranye afitanye gahunda n'undi mutipe yitwa wari Nairobi n'ubundi wari waragiye. Nawe byaramucanze. Njyabo bose bamaze kugerayo gacemo ibyumweru 2 baramamagara ngo nimboreze senkani. Ibyo ngibyo amakuru ngenda yafite ibumbi senkani. Ndababwira ninge senkani ntabwo nayabaha ubu mwebwe mwagiye mugiye gushaka amafaranga arenze ni muyashake mwebwe ni mumbi. Ubu uyu munsi wa none rero ubuzima barimo bari muri ubwo buzima. Ubwo rero kandi nibafunzwe ubwo ibaze nawe reba kaganga ntago tumusebeje n'umuntu wacu. Imana imworohereze ni inshuti yanjye twabanye muri. Oya ni inshuti yacu mu buryo bukomeye cyane. Ariko ibazo uburyo twari tumumenyereye twebwe niba yarageze yagakomeza kubana n'abantu baho nkuko twari tubana. Basinze banywara umugi kandi hari naho hakinira. Muri Kenya ngo hari nta muntu ujye bakeneye. Niyo mpamvu nkubitwa nkaguma mu Rwanda. So Imana imworohereze nta makuru numvishe no kuyamana byeme mufite nomero ye namuhamagara reka inyuramo. Niyo mu mahanga mubwire nyibaye ni inyuramo. Amakuru mfite nuko afunzwe ariko Imana imworohereze. Imana imworohereze ubwo uri kumva nyana mu gihugu kitari cyo biragoye. Dusuze na Muhoza hari hose n'umwana nizire ko ameze neza. Ariko Muhoza amakuru irayafite. Muhoza ameze neza arakomeye. Ntago wayayoberwa. Ese mukazana. Ahubwo gusa maze nk'amezi 2 ntamubona. Wa muhungu wawe sameza. Muhungu wanyitse reka ngiye abantu bose. Abana bose. Aya murasa abana bose. Ndo mugabo wo kubihamya. Wasanga bura nta wamenya. Nta wamenya kuko abana bose nabo mwami. Cyane. Ikintu mukunda uvugisha ukuri ubundi. Nyine nose nguvuga ko ari uwanjye. Abana bose nabo. Wowe no kwanga iki kiganiro no kuri gusa. Iki kiganiro no kuri gusa. Kuri gusa niyo mpamvu navuze ko twara ku bintu bibiri. Turacyari kuri ibyo ngibyo. Urumva? So nimba wenda jadavuga ngo wenda mwana murasa aka kanya ntago namenya ngo data ninde cyangwa sinamenya ngo mama wambye yango wo nita data niwe data uko Platini na Temsi bavuze ngo data ninde uwo ari we wese yamagutuza. Abundi wa mugano ndi Platini byarangiye gute we? Platini cyakoze Platini yahuye n'uruva gusenya. Singa bya bindi se nkubwira jado. Platini yabaye nukuvuga ngo umugore wa Platini ninga Muhoza akaganga. Ninga Muhoza akaganga. Urumva oya Muhoza tatumwe ahubwo bavuga ngo Platini urumva ari gushaka umugore uhubutse. Uriya mukozi wa Platini yabaye nka wa mukozi wari umukozi wa Kamegeri. Subundi reka duhuze izo ngero. Ndi kwifashisha Muhoza na kaganga. Muhoza na kaganga yes bamaze igihe gitoya. Ni nka Platini. Bava umwana asuka kaganga urumva ariko tuvugisha ukuri gusenyuka. Jado tinyimana nta ruhare wabigizemo. Tinyimana zo mwijuru. Kaganga ajya kugurisha bere boro byose no kugira ngo basenye. Yari byagenze bite? Kaganga bari baratandukanye ariko nyine kuvuga ngo no kuvuga ngo uyu restaurant babahaye kaganga ayiriye yimaze. Yaramaze kubimara. Yes. No Platini nura mugore we umugore abwira umugabo umukozi abwira umugabo ati nyamara data buje ugiye mu kazi nariya haramujya muzaga agakubita ibintu. Icyo gihe ngo umugore ngo ashatse kwirukana umukozi delegite Platini akigaruka. Umukozi amubwira nyine. Umukozi byose aragenda arabivuga. Akimara kubivuga umugore yahukana. Yahukanye umugabo umuhungu umukozi yabwiye Platini gutya na gutya cyose amubwira. Noneho Platini ajya kwa Knowless na Kerema habashebuja agiye kubagisha inama gato usanga umugore yazinditswe yagiye kubera umukozi. Sibyo uriya mukobwa wako wakiraga muri filimi bamutega
hoya uriya wundi wakinaga muri filime wakoze ubukwe nabo Fofo apana Fofo Bijou ne warabuye ko byagenze ngo ziki gihe rero nuko ziri ku manegeka Imana ikomeze twubakira ingabo zose Imana ikomeze turindira abana Imana ikomeze imiryango myiza Imana ikomeze abagore beza uyu munsi Siaka manager akaba ari umuntu umupapa atuje ni meta kabisa ababangenda bane be dore ngiye ababangenda be ariko umugambi Imana nago waje nona nago ari uwejo nago waje nona twarapangiwe ndetse turacyarapangirwa ariko subundi uwo mwana uramwemera cyane nago umwemera mwemera nkuko urumva nuwawe nyine si wawe abana bari bose urabona n'umwana muhoza nakaganga n'ikigano nakoze nyango nago wakibonye naravuze ngo kugira ngo kaganga azamenye ukuri azati yo gupimisha DNA ibisanga ro wanjye alhamdulillah nedusanga ro we Imana ishimwe bone ngiye kaganga yambwiye agahinda uburyo yagiye akagura imyenda y'ibihumbi 100 mu mafaranga yese cyangwa amafaranga ye cyangwa wa diaspora hako kaganga nundi arabayeho kubera aba diaspora kaganga nabaje kumugirira mbere yo kubaka kibazo kaganga yari yararambirije ku bantu avuga ati aba diaspora bazanyubakira bazamenyera byose bamenyere n'urugo kandi umugore abuze rasiyo umugore urwara uri muratitira mu buriri ntago abana barya niko yitakubwira niyo yose rero niyo abari inkuru dusuhuze mushuti wawe Jado ahari hose nyamwita umwana wanjye sinzi nimba nyumva neza so Pastor Jado ninde no mushuti wanjye nditwa Jado tugaruke rero ku butubuzi kubunyamitwe nawe abadasipora uretse gato tujye muri nukuri tuvugisha ukuri tujye muri gahunda zawe ubutubuzi ubweskoro kabo bafashe urusena n'imigeri we ariko ransekera ngo ubutubuzi uza abantu batuburuze abanyamitwe ni benshi Jadaraje ngavuye muri gereza ngo afunganywe na Preskid uyu munsi wa none uretse gato no kuvuga ngo Juno nimba agiye gukora indirimbo ndatanga kongera ebyiri Juno na Davis iyo yagiye gusora indirimbo arabanza agasora akantu ko gutwika kari hanze akagashyira hanze ako kantu kagisohoka abafite bora agiye kurekura ako kantu niko kabi Pastor Jado rero ngavuye muri gereza wivuga ubutubuzi ahubwo uvuga ngo hari uburyo wakoze hose n'ubwisikoro uvuga ngo hari uburyo ujya ukora boro zawe gutya na gutya hari uburyo inda yagukoresheje kugira ngo beshye abantu ugira amaramuko inda amafaranga se nanjye ninkoresha ujya ngo atari ndana none se byibuze nshaka amaramuko amafaranga narayabonye turayajyaho si ukuri ushaka nanjye ushaka kumva mu kiganiro mbase urumva so Pastor Jado ngavuye muri gereza ya Nyarugenge bwafunganywe na Preskid uraje sujya mu gatwiko ko gucuruza iki kokotsa inyama brusheti ibirayi ibitoki abantu barakuremeye enduru ziravuze uririye ku makabira ajya atandukanye cyabesha abanyarwanda n'abanyarwanda Equity Bank niyo bakorezaga ugatije kujya byo kurotira Western Union Limited n'ubu ngubu ndarutira ariko apana abadasipora kuro ubungubu oya Jado umva umukozi w'Imana sose inzobe ntago wabeshye ntako se uko kubeshya wigeze ufungwa muri gereza y'Amagenge ndakuzi Jado ndakuzi Kimisagara ndakuzi Nyamirambo ndakuzi Gikondo ndakuzi ku isoko rya Gicumbi byumba Jado ndakuzi Nyagasambu Jado ndakuzi ni business urumva nyine nakazi kangira kazi wigeze ufungwa ubundi akazi kana n'ubishaka nako ndaza kukavuga wigeze ufungwa reka nkubwire abankurikiye bareke ijwi ryanjye rirangure niko mvuga mu buzima bwanjye sinigeze mfungwa na rimwe yego akadomo gatoya noneho barufunguwe uri kumwe na Preskid ufungure amakuru nabwo nshaka kumenya hagije se Jado wafunzwe cyangwa wafunzwe ngimpangaye Viateur ngimpangaye mu ndangamuntu yawe iyo manga wayizanye iyo aha ture ko handitseho Jado uretse gato na twa Jado aha handitseho undi abantu bakorezaga momo yabo bazi amazina yawe ya gahongera ko nawe niba warohereje mbwira tuvugisha kuri ntiwafunzwe yego na hoya gufungwa nge sinari nafungwa nge Jado sinari nafungwa mwari mwahura nge na Preskid simuzi kuki wagiye ubeshya ngo mwarafunganywe ariko ndizera na n'umuntu musa na n'umuntu iki ni wowe babonye muri biriya byose izina ry'Imana ishora byose ako kuki nahamagaye Viateur koko ngaho hamagara sa ndahita nsaza abanyamakuru mukoring ndahita nsaza abanyamakuru
shyiraho bariyeri ijwi ryawe n'ishusho yawe n'uburyo usa n'inkweto wambaraga muri biriya biganiro ndagenda iwawe nzerekana icyo uri kamera muhamagare ko ibiganiro bya cyagihe cyagiye hako yambabare akamfata ko yambabare akamfata ko ugiye kwihamagara nta muri twikiri wanjye gutwika twaratwitse niyo mpamvu twabiretse duhitamo gusenga dufata inzira y'Imana uyu munsi wa none turimo turakora iby'Imana ishaka kuva mu byaha kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ubu twarajijutse Imana ishimwe cyane haleluya azakora ko wamwitire haleluya ahubwo se mu bukwe ntabwo nigeze nkubona wifuza kugufunga ariko mu bukwe abantu bamuye felicitation nayo nambaye ikote ryiza cyane ya harya wabujemo bwawe hoya bwa Prince Kid wowe yakoze ubukwe se mwana mu gufata irembo mu murenge no gufata irembo n'ubukwe ni wapi no mu murenge nta pastor n'abanyamakuru babonye ama video aracara gutya naganje sinagombaga kugaragara reka tubyihorere ahubwo twagaruka reka duha abantu kuri wabeshye neza wabeshye neza kandi uvanamo inyungu akaba ufite telefone y'akazi ufite n'abantu basanzwe baguhamagara simfite ebyiri mfite 3 Imana ishimwe ariko ibyo ngibyo ni ibintu isura yawe irasa neza ubundi reka cyajye umusatsi wawe wasaga umutuku arasa neza inzobe niyo ya nibyo alhamdulillah Isiaka manager kabisa muri kariyeri kujya duha abantu kuri nkimara kwinjira muri ibi bintu ndanagushimira hari icyo wamfashije wowe na Muroni ndabakunda cyane hari icyo wamfashije abakobwa bigize babakobwa bakanguraga abantu kujya mu bishegu urumva bameze ukuntu babandi bameze nk'abahungu babaye mama barabyaye nabyo mbavuzeho baravuga bararangiye ubwo tayari neyibuye nzumva imbwa zamutse nzumva imbwa zamutse urumva rero ndizera neza ko nyimara kujya muri ibi bintu bya YouTube so ni wowe nazamukiye mu maboko yawe kandi ndizera neza ko no mu itangira ryo guhananuka hananukiye mu maboko yawe nabwo se twabara kubivuga oya Shadow ngwiza ukora tinyimana mwijuru Shadow ko utangira zira boro wagiye kuri The Choice Live The Choice nejo bundi ukoresha nanuza na Peacemaker urumva urusiko ukora ku Nyarwanda ujya kuri Big Town pazo aragukoresha ujya kuri Kigali Trend sibyo baragukoresha wigeze uza kuri channel yanjye ngo mbwira ngo Isia si ubwa mbere ukoye kuri no channel nari nshatse kuva mu itangira kandi byagombaga no kubaho so kuzamuye kuri Kigali Kigali 250 tuzazamuka kuri Dream TV turakubita mu Nkuta TV turazamuka ni nyinshi kuri Kigali Trend narabashimira abantu abafana banyu mwese mwaraje mwese nawe mukomeze baragukurikiye no kuvuga ngo baragukurikiye miratukura nimo nagira mbona umusaba mukomeze muze baragukurikiye sinza uzabakiza ariko urabakiza da uretse wowe nabo ngabo no mu buzima busanzwe dusuhuze Oliver Murundi agiye kubyara agiye kubyara ariko amakuru ya Irene ngo agiye kuba inda muri Kenya yasanze mushiki wa Methode niko basigaye bibera ni inkuru aho ni sawa musurize kaganga nimuzamubona kaga cyangwa nawe nubabona cyangwa kaganga nababona azabwe barabana twifatwa twisubire mu rwato byaye bose bibere muri Kenya so ubwo rero ko reka tugaruke kuri bore ya Prince Kid ndizera neza ko ubundi mu buzima bwanjye urabizi ko cyagiye tukikorana kuri Kigali 250 nari magaze mu murongo kandi umurongo w'ukuri Pastor Shadow ni umuntu wambeshye yambije kuva kera ngo yabaye ngo muri wese y'ibiti bitatu ng'imyaka 6 biriya byo ni ibyanyabyo abazi ubuhamya bwanjye hari ibintu bibiri hari uburyo bwo gutwika hari n'ubuzima bwanjye bwite biriya byo ni ibyanyabyo biriya byo ni ibyanyabyo gusa uyu munsi ibyo biriya byo ni ibyanyabyo si ubuhamya se ibaze imyaka 6 ku biti bitatu byo muri toilette amezi 6 n'amezi 6 ngatware n'amezi 3 rwose Imana yadukuye ariko si yareka nkubwire nkurikije hano Imana yankuye iyo nza kuza gukoresha ukuri Imana ibarangejeje kuri ubwo rero nagiye kuri laboro ya Prince Kid ni ukuvuga ngo icyo nashaka kugeraho ni iki icyo nashakaga kugeraho ni ukugira ngo byibuze hagira ikindi kintu nubaka bitewe nuko nge nari maze kuzima bimaze kurangira maze kumanuka
nari namaze kuba down nahananutse bavuga ati Jado bari bazi cyangwa bari bazi ndarangiye oya naravuze ni ndapfuye birarangiye kubera ko buriya man iyo wenda hari ikintu wamaze kubaka muri YouTube man ukabona ugeze kuri level yo kujya ukora ikiganiro nta natanu baguhaye uba warangiye icyo gihe rero nakoze iki nta natanu abandi abanyamakuru barakwishyuye mu biganiro none se hoya ariko sinange gusaba n'abantu benshi ubu ntabwo uze witegeye ariko nakwishyuye hoya none se wowe biterwa n'umuntu ubushobozi afite bro hoya hari ufasha kuri randa hari ufasha hoya waranagafasha hoya waranagafasha ahubwo ni kwa kundi Mana YouTube yatumye nkora ubukwe urumva hari abantu benshi nagiye mfasha n'abamfashije Imana ishimwe ubundi YouTube ni umubyeyi ariko mu bantu wafashe ntabwo uramfasha umubyeyi nabankurikirana kuri YouTube batandebye ngo mbone views na nyuma yo kugukurikirana bakanamfasha mu gikani cyakoze na aba mama wa diaspora Imana ijye bahumugisha Imana ishimwe ko kwaje nzajya mbava akomarana nabavuga ko hoya ariko hari abantu batajya bakunda ko umuntu abavuga mu itangazamakuru ejo bundi lenzi ya kamera yanjye yarapfuye hari umama yinguriye arayigura aravuga ati nyanda yikuguriye aravuga ati cheketo of course cheketroa gushimisha abantu utanga ibyishimo utanga ibyishimo mu bantu yani umuntu ambonye araseka hari umuntu usekeje bro hari umuntu usekeje yego Jado ratambwa ati wabonye ugiye kuzima nabonye ngiye kuzima ngiye kurangira bita biba ngombwa kuko buriya iyo umaze igihe kinini mu bintu umenya aho bipfira ukamenya n'uburyo bikosora mbonye maze kurangira rero nagombaga gutegura indi video cyangwa se indi boro igomba kuziga none ikongera ikagaruka mu matwi mbega abantu bakongera bakagira ikintu bahugiraho ubwo uri murumva rero niyo mpamvu nahise mitamo ari amacana abiri The Choice na Big Town kugira ngo byibuze bamfashe kugira ngo icyo kintu tugikore na nyuma yacyo tukomeze dukora ikindi so kubeshya abanyarwanda kuko barabimenyereye ahubwo ikintu kiriho niki uyu munsi wa none niba bari baramenyereye ibyo kubeshya uyu munsi Imana ishimwe kuko uri kwamaze kugaruka mu bintu byanuza bya social media urumva ubwo rero njya gukorera bore ya Prince Kid kugira ngo ngere Jado kubera ko muri comment abantu benshi baravuga ati wow yes Jado afite imanga koko ndahari bo niko banabizi ubwo rero njyewe ikintu kiriho niki iriya boro ya Prince Kid ndizera neza ko yamfashije kugera ku cyo nashakaga kugeraho nibyo ntagezeho ndizera neza ko iyo ngizakomeza wenda ibyo nakuyemo bizansunika kugeza kuri plan mfiti urumva nukuvuga ngo rero iriya bore Prince Kid yamfashije kugera ku cyo nifuzaga so narongeye ndazuka mu buryo bw'imigaragarire mu mibereho mu migenderere mu buryo busanzwe icya kabiri ndongera nubaka rya zina ry'abantu barujya batekereza kuri Jado wow Jado se gute iyo tubonye uyu muntu kugeza naho abantu bagiye ku macano bakajya bananga ingero babona umuntu yakore kuri Zaburi ngo uyu muntu ko tubona ngo nawe ashaka kubeshya nka Jado babona umuntu kumemburo ngo uyu muntu ngashaka kubeshya nka Jado minduka urugero ndavuga ati wow mu gihe abantu bakinyibuka bakananga urugero ni rw'abatari rwiza baracyanzirikana nibwo nahise nsohorire ya boro ya Prince Kid ubundi njyewe siriya gusa nari napanze nifuzaga kujya ngendana n'ibigezweho iyo ya Prince Kid iri kuvugwa mu gihe iri gutwika nkaza nkayikora ikarangira ira yabahavu yaza nayo nabona biri buvemo nayo nkaza nkayikobita ejo nyine ngajyana n'ibigezweho tu n'abakobwa bajya bakora ibigana bavuga ati buryo uriye ni mukuru wanjye mukuru wanjye karira gahogoro nta nicyo bapfana nta nicyo banapfana nahamusa yes ariko uyu munsi wa none wahamagara nyiri bwite akavuga ati mu gihe umuntu yamvuze wenda akavuga ngo ndi mukuru we kubera emotion nanjye ujye mvuga izina ryanjye untaka nakishima yes rero nawe yaza bakamubaza se uriya ni umuvandimwe wawe koko akareba imbere ya kamera kuvuga ngo aramwihakana bikamucanga akavuga ati aho ntacyo nabivugaho turimo turisoreza yes ubwo uyu munsi wa none uhamagaye Prince Kid byagenze neza ibintu bimeze neza Jado mu minota 2 tugeze ku musozi w'ikiganiro ubayeho utewe meze ute urimo urakora iki uracyazunguza imyenda mu isoko uracyazamura ubukara kuriya nukuzunguza kuba navango ngiye kuri tere nagara kuzunguza ngiye gucuruza ubwo rero nukuvuga ngo niyo mpamvu uyu munsi meze neza ndakomeye ndashima Imana kandi ndizera neza ko nibyo nakoraga n'ubundi by'ibiganiro bya mbere na mbere wenda mbere yuko ninjira muri ibyo bintu byo gutwika uyu munsi ndacyabikora ubwo rero ndizera neza ko
nta kibazo kandi abantu ndabafite rega umuntu nagatakaza bose bamwe baragenda abandi bakaza yego yes ubwo abo ngabo mfite rero niba baraba diaspora 20 cyangwa 10 nabo ngabo n'abakuremeraga bakomeze banakuremere n'abatabishaka banabireka babyihore nose ko ndiho nabyahe nose nzajye na Nairobi ngo byanze kandi ndi mu Rwanda bikunda naye ngende bamfungireyo ayakarekareka nzakomeza kuri naha ngaha so rero Isiaka manager merci reka ngushimira abantu barakubuze bayi nomero zawe cyane mu mugabane nanjye ngo haye ntabwo ndi babandi bazikata no kuvuga ngo za WhatsApp ariko iz'abanyamahanga bakunda kwandikira abantu oya nimero niba wenda hari umuntu ushaka kuzamvugisha cyangwa nyeneye cyane undi munyamakuru nimero yawe iriho yes baza guceho ubwo uzambwira haleluya oya none se oya wowe bazaguce nimero yanjye sinyitanga unshaka aca ku munyamakuru uza kwirya kandi namaze kubona hariho abagabo usanga batuze mu mutwe ngisanga wa mukobwa akoresheje ngo ni mwiza ngo mba bari nomero ze ntamugase ndaguye nomero ze namucuruza uzitutse batabanuka ahubwo se nawe uraguhamagara akubaza ngo ni souvenir tuvugana ukaba wakoresheje nk'umuntu byose byaranze ariko nawe buri Imana ni umugore mwiza kama n'umukunzi mwiza bizagenda neza biraba hari aho biva abonye na murundi ngo yarabyaye murundi uhe uyu nguyu wa dreads hasha nako nta makuru mba nifitiye nge simba mbizi ubwo rero ya nuko nyine man ariko ubu ngubu bwo noneho nagarutse ubu ngubu umuntu ushaka kunde bazajya ndeba utabishaka ndebe ubu ngubu nyine tu ngiye harabo nzabera umutusharira hari nabo nzabera ubuki yes ubu rero bihangane nyine tu nakundi babigenda murakoze cyane Isiaka aha ngani mu rugo igihe uzashakira uzambwira aho uri hose oya ubu tugiye gukora ubu none ngiye guhinduka umusesenguzi wa hatari ubu ngiye kujya ngendana n'ibigezweho tugiye kubita musirenge babyumvire mu mutwe cyane kabisa urakoze cyane